ubuvivu urabuzi wapi cyangwa ni imvi oya imvi se muraho murakomeye mumeze neza mbere na mbere ndashimira umuntu wese uzi ko yanyandikiye pole umuntu wese uzi ko yambwiye umuti nafata kugira ngo gusarara bishire umuntu wese wanyitayeho mu burwayi bwanjye Imana we Imana ibahe umugisha muri abantu beza bya hatari muri abantu barenze kuri njyewe muri abantu ba danje katuganire gatoya hari umuntu ejo bundi wambajije ngo kuva aho nabereye umubyeyi mba numva narahindutseho iki mba numva nyine meze gute ndavuga ngo rimwe tuzabiganira uri gukora iki turebe ko nta mayinite ariho se birakunda birakane tavanamo uragenda ushyiremo ibitente ariko ugabanye nimba bikunda mbwira mu byanjye gira hirya yarambajije ngo nahindutseho iki aje arambwira ati ntabwo nyobewe ko umuntu aba yagize inshingano aba yakuze nyine aba afite abandi bantu bamutekerereza nyine atekerereza abantu bamufata nk'umuntu udasanzwe ambwira ibintu byinshi ariko arambwira ati ntibibujije ko hari n'umuntu byarakumva nta kintu cyahindutse akumva ni wa wundi no mu mico no mu nshingano no mu bice byose ukabona aracyari umukobwa nyine ntamenye ko yabaye umubyeyi ndavuga ngo reka tuzabiganiraho gatoya nimba bishoboka nawe uzi kwandika muri komenti utubwire ikintu kimwe cyahindutse kuri wowe nyuma yo kuba umubyeyi njye rero kuva nabyara nagiye mpinduka cyane kandi mpinduka mu buryo butandukanye mbyara umukobwa wanjye w'imfura mwabonye aha ngaha namubyaye nanjye ndi mutoya ariko ntabwo nari muto cyane wo kuba nyine navuga ngo nari umwana utazi ubwenge cyangwa nyine nari muto ariko nzi ubwenge ariko nagiye kurinda aho mbyara ntazi ngo hari ukuntu abantu bavuga ngo igise kiraryana ukirya inzara ukipfura imisatsi ukagira gute nari turebe ubuya niwe ngeze ndimo ndakora video wapi burabubireba gutyo bireba gutyo ngo uragira ngo wirya inzara nyine bakavuga ibintu byinshi biteye ubwoba hari abantu nari narahuye nabo pe bambwira ibintu nkavuga noneho mana ibyo bintu bavuga biryana bigeze aho ngaho ni ibiki ni ibisazi nyine ujya kubyara bwa mbere ubundi wumva ufite amatsiko yo kumva icyo gise bakubwiye nimba koko uzacyumva ariko njyewe naje no gusanga mbihuriyeho n'abantu benshi narinze mara kubyara ibyo bintu by'ibisazi bavuze ntabyumvishije hari ibintu byinshi bambwiye ntigize mbona niba ari uko umuntu aba ari mu kigare nyine utegereza kumva bya bintu bakubwira ngo urirya inzara uragira gute bikarinda ugera aho ubyara ibyo bintu bitabaye rero kuva icyo gihe impinduka ya mbere yabayeho ni uko abantu bamwe na bamwe nta wari ukinyita Neri nta wari ukinyita andi mazina nari narabonye muri filime wenda atarakomeye ayo mazina hari nk'iyo nakinnye nitwa Sorina hari abantu bashire bamwe na bamwe bajyaga babinyita nta wenda ukeka wari unzi bwo muri filime icyo gihe ntiwabinyitaga ariko nk'abandi bantu batangiye kugenda bahindura izina banyita Mama Kami ugasanga hari umuntu wagufataga nk'umwana wo muri famiye ariko nyine akahita atangira kukubaha uramenera agatelefone ndagukubita akatangira kukubaha nyine akagufata nk'umuntu mukuru akabona ko wagize inshingano noneho nanjye nangira kumenya ko mfite umuntu ngomba kwitaho nahise nkura muri makeya egera hirya kiriya
sinabikubwiye. Nahise nkura numva ko ngomba kumwitaho, numva nkunze ubuzima. Uzarebe iyo ufite umwana cyangwa iyo uri mu buzima ukunze, uhita wumva ukunze kubaho, uhita wumva kubaho ari byiza. Ariko umuntu wese uri mu buzima adakunze, ufite ibintu byinshi bitamumereye neza, aba yumva adakunze ubuzima, nubwo atakwiyahura, nubwo atagira gute, ibyo bivaho. Noneho haza funika yo kubyara triplet. Mana, ni ukubyara ariko mu by'ukuri urahinduka, kabone nubwo niko mbitekereza. Niba waba ufite nk'abana 4 cyangwa 5, uramutse hajemo impanga, noneho hakaza 3, nizo mvuga ko nizo nabyaye, biba bimeze nk'aho wagira ngo nabo babaye imfura nabo. Biza bundi bushyashya, biza byihariye, biza biguhindura. Noneho impanga zo zaminduye byihuse. Nari mfite nyimara kubabyara, nari mfite kuba nakwiga nyine ukuntu abo bana umuntu abarera, ukuntu ungomba kubasaranganya ibintu byose, ukuntu ngomba kumenya ko uyu mwana namwonyeje, wenda niba atahaza ararenzaho amata, n'uyu mwonse wenda naze kubura amashereka arenzeho amata, nze kujya gutya. Bo noneho batumye nkura mu mutwe bihagije. Uzi ko kundi bavuga ngo mu mutwe ngo narafungutse, nyine umuntu ashaka kuvuga ko yamenye ubwenge, yakuze n'ibiki. Njye harafungutse, harongera harafunguka, harongera harafunguka, n'ubu haracyafunguka. Baraje bamfungura wese, haba mu buryo bwose bushoboka. Noneho numva nkunze kubaho birenze, numva ubuzima buraryoshye, numva nta kintu kiryoshye nko kubaho ufite abana, ufite umugabo mubana mwumvikana, ugushyigikiye. Njya ntekereza ko bamwe na bamwe ku babyeyi bashaka kubyarana b'abadamu, nibahinduke, nibumve ko kubyara hari ikintu bivuze. Ugasanga umwana ntabwo amwitayeho, kuko umwana atagiye ku ishuri nta kintu bimubwiye, kuba atariye. Niba umwana agomba kurya 4 ku munsi akaba yariye 1 kandi afite uburyo yamuhigira, kumva nta kintu bimubwiye. Njye mba ntekereza ko hari igikomere aba yarahuye nacyo, ajya gusama inda y'uwo mwana, cyangwa se akaba afite ubundi burwayi. Kuko buriya abadamu benshi akoresha uko ashoboye, agasinda mu muhanda akagwirirana n'umwana we ariko bari kumwe, yaba ari ikirayi cyangwa umugati yabonye bakabisangira. Ariko tutirengagije ko hariho n'abamama nyine baba bimereye gutyo tu, kandi wamureba ukabona abasha kubona amafaranga yo kunywa agasinda, agasohokana n'inshuti ziwe, ariko umwana akumva nta nkuri muri mupe, akumva nta gikuba cyacitse. So rero njyewe kubyara kwanjye, kwaba kubyara imfura yanjye no kubyara impanga, byaramfunguye bihagije, binyereka ko ndi umuntu ukomeye, mfite abantu nyine mfite abantu banjye, abantu bavuye muri njyewe. Hari ukuntu iyo ukiri muto uvuga ati se njye nabyara umuntu akabaho, byagenda gutya na gutya. Noneho kumva buri mwana akubwira ubuzima bugenda bukakuryohera, ugahinduka mu bintu byose bishoboka. Hari igihe hari umukobwa nzi, yari inshuti yanjye, yari afite akantu kameze nk'ako kwiyumva cyane atarabyara, akantu ko kumva ko ashoboye cyane, arenze ku bandi bantu, ibiki n'ibiki. Amaze kubyara, baba we, yaratuje. Nimba hari umuntu wabaye umuntu mwiza kuruta uko yari ameze mbere, niwe. Amagambo makeya, amagambo yo kwishyira hejuru ntiwamenya. Yajyanye n'uwo munsi yabyaraga, aragenda. Yabaye umubyeyi, yabaye umuntu mwiza cyane. Rero sinzi, Imana igiye yorohereza buri muntu wese bitewe na situation arimo. Hari n'umubyeyi ugerageza kurwana ku mwana we, ariko ubuzima butamworoheye, Nyagasani aguha amafaranga ubashe kwihera umwana. Rero narindi kuvuga ngo Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye iduha kumenya ibyo dukwiriye gukora,
no mu gihe byo dukwiye kubikoramo. kandi nimba aka kanya waratwise ukabyara udafite umuntu ugufasha, ntugature umwana umujinya cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko aba ari umwana wawe. Ntago we aba yaraje azi ko ibyo bibazo byose bihari. uba ugomba kumukunda ukamuha urukundo, ntugera kumubwira amagambo mabi. Mama wawe sinzi ukuntu ameze, ari n'umwe mu badamu ntazi ukuntu bateye, yarakubyaye wenda gusiga ahangaha ufite umwaka se ufite amezi, kuko hari n'uwo nzisha ari umupapa tuziranye wa kera, twari duturanye ahantu sindivuge karitsiye, aza kuhava nyuma tongera guhura, ariko yahavuye barabyaye. ambwira ukuntu umwana we mama we yamaze kumubyara yaheze akamusiga kiriya akabebe, sindi buvuga amezi nabwo, amusiga afite amezi, ariko mwumve ko nta mezi 8 yari arimo. buri muntu wese rero aba afite ukuntu ateye. Imana ijye tworohereza, gusa biraryoha, kandi Imana iduhe twese ababyeyi ubuzima, dukomeze twirerere tubane n'abana bacu akaramata, tuzave kuri iyi si dushaje nabo bafite abana, dufite abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Imana izaduhe no kubona ubuvivure. Ubuvivi urabuzi? cyangwa ni imvi. Oya. Imvi se urukumva ntabwo mwiga amasano zo ku ishuri? turayiga ariko nta ubuvure twiga. Ubuvivi ubuvivi ntabwo twiga. mwiga kugeza ku kizi? Umwuzukuru urabubizi ariko? Umwuzukuruza? Umwana w'umwuzukuruza aba ari iki? nanjye nibuka. Ndabakunda cyane rero, mujye muri Sunrot babahe product, bafite product zimeze neza, ejo bazapakurura niba atari uyu munsi. Mubahamagare rero kuri 0792036510 babahe product zigabanya ibiro. Iriya product ni nziza, irakora. Iriya product ikozwe n'ibimera, nta bindi bintu birimo bidasanzwe, nimukagire ubwoba bwo kwifata. Ni product nziza, mwiyiteho. Mana yanjye, Imana itworohereze. muri iyi minsi hasigaye hariho indwara baba we, ushobora kurwara inkorora atari inkorora y'ingiyi isanzwe, ifite ikindi kintu mo imbere. Ushobora kurwara umutwe, hari ikindi umutwe wo murabizi ko atari indwara ubundi, nyine umutwe hari ikindi kintu kiba cyawuteye. Ushobora kurwara nka kora nari narwaye amaso yabaye umutuku, hari izindi mana. Ushobora guhumeka ibintu, hasigaye hariho indwara. Imana iduhe ubuzima, iturinde zino ndwara z'ukanyagwa. Ndabakunda cyane abantu mwarebye ino video, muri abantu barenze cyane.